Yesu Kristo nashimwe. Dukomeje dusoma igitabo cya Yosuwa. Uyu munsi ni umunsi wa 47. Tugeze ku gice cya 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire yaho iravuga ngo Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko. I Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije i Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho, namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe, abe ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. Kandi abatambyi 7 bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7, maze abatambyi bavuze amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugire icyarimwe baranguruye amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizaherako ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arababwira ati, nimuheke isanduku y'isezerano. Abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka. Maze abwira abantu ati, nimuhite muzenguruka umudugudu, n'abafite intwaro nabo bahite bajye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama banyura imbere y'Uwiteka bayavuza. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka barayabakurikiza. Abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ab'inyuma bakurikira isanduku. Batambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira nti nimurangurure amajwi muzahereko muvuge. Nuko azengurukana isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bararamo. Nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare, abatambyi baheka isanduku y'Uwiteka, n'abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka bakomeza kugenda bayavuza. Maze abafite intwaro bajya imbere, ab'inyuma bakurikira isanduku y'Uwiteka bagenda bavuza amahembe. Ku munsi wa 2 bazenguruka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bagenza batyo iminsi 6. Ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6, ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje ku nshuro ya 7 abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati, nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu, kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko Marayi uwo Rahabu aba ari we uzarokokana n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, kuko nimugikoraho muzazanira urugerero rw'Abisiraheli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Inkike z'i Yeriko ziriduka bakiza Rahabu. Abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanyu abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi. Inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Maze Yosuwa abwira ba bagabo 2 batataga igihugu ati, nimwinjire mu nzu ya Marayi uwo, musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Nuko abo basore bari batase barinjira, basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo bari bafite byose n'umuryango wabo wose, babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisiraheli.
umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo bazabishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Nuko Yosuwa arokora maraya uwo Rahabu n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisiraheli na bugingo n'ubu, kuko yahishe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata i Yeriko. Yosuwa avuma i Yeriko. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azaterera inzugi n'amarembo azapfusha umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa, kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Igice cya 7. Abisiraheli batera kuri Ayi bakaneshwa. Ariko Abisiraheli baracumura kuko benze ku byashinganywe. Akani mwene Karumi mwene Zabuni mwene Zera wo mu muryango wa Yuda niwe wari wenze ku byashinganywe. Uwiteka arakarira Abisiraheli uburakari bwaka nk'umuriro. Nuko bavuye i Yeriko, Yosuwa atuma abantu kuri Ayi hafi y'i Betaveni iburasirazuba bw'i Beteli, arababwira ati, nimugende mutate icyo gihugu. Nuko abo bagabo bajya gutata kuri Ayi. Bagaruka aho Yosuwa ari, baramubwira bati, abantu bose ntibajyeyo, hagende nk'ibihumbi 2 cyangwa 3 abe ari bo batera kuri Ayi. Ntiwirirwe uruhiriza abantu bose ubusa, uboherezayo kuko abaho ari bake. Nuko abantu baragenda bari nk'ibihumbi 3. Bagezeyo birukanwa n'abo kuri Ayi. Ariko abantu bo kuri Ayi babicamo abagabo nka 36, babavana imbere y'irembo ryabo, babageza i Shebarimu, babirukana ikijyepfo. Nuko imitima y'abantu ishya ubwoba ihinduka nk'amazi. Yosuwa arira asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Nuko Yosuwa abyumvise ashishimura imyenda ye, agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka ageza nimugoroba. We n'abakuru b'Abisiraheli bitera umukungugu mu mitwe. Nuko Yosuwa aravuga ati, ayiwe Nyagasani Imana, ni iki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani, ukaba udushyize mu maboko y'Abamori ngo baturimbure? Erega iyaba twarigumiye hakurya ya Yorodani! None Mana, ndacyavuze iki ubwo Abisiraheli bahaye ibitugu ababisha babo? Abanyakanani nabo mu gihugu cyose nibabyumva bazatugota, bazimanganye amazina yacu mu isi. None se izina ryawe rikuru uzarirengera ute? Nuko Uwiteka abwira Yosuwa ati, byuka. Ni iki gitumye ugwa wubamye? Abisiraheli baracumuye kuko baciye mu itegeko ryanjye nabategetse, bagatwara ku bintu byashinganywe, bakabyiba, bakirengagiza ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Icyo ni cyo cyatumye Abisiraheli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo bakabaha ibitugu, kuko bahindutse ibivume. Ndetse sinzongera kubana namwe ukundi, keretse murimbuye ikivume mukagikura muri mwe. Byuka wejeshe abantu uti, mwiyereze umunsi w'ejo, kuko Uwiteka Imana y'Abisiraheli ivuze iti, muri mwe hariho uwenze ku byashinganywe. Bisiraheli mwe, ntimukibasha guhagarara imbere y'ababisha banyu, keretse mugaruye ibyari byashinganywe biri muri mwe. Mu gitondo muzaterane uko imiryango yanyu iri, nuko umuryango Uwiteka azarobanura uzaterane uko amazu yawo ari, maze inzu Uwiteka azarobanura izaterane uko imbyaro zayo ziri, kandi urubyaro Uwiteka azarobanura ruzaterane, hazajye haza umuntu umwe umwe. Nuko uzafatanwa ibyashinganywe azatwikanwe n'ibyo afite byose, kuko yishe isezerano ry'Uwiteka agakora ishyano mu Bisiraheli. Akani afatwa abyatura bamwica. Yosuwa azinduka mu gitondo kare, ahamagaza Abisiraheli n'imiryango yabo uko iri. Umuryango wa Yuda uratoranywa, yigeza hafi amazu y'Abayuda, afata inzu ya Zera, yigiza hafi inzu y'Abazera n'imbyaro zabo, afata Zabudi, yigiza hafi urubyaro rwe, umuntu umwe umwe. Nuko Akani mwene Karumi mwene Zabudi mwene Zera wo mu muryango wa Yuda arafatwa.
maze Yosuwa abwira Akani ati mwana wanjye ndakwinginze wubahe Uwiteka Imana y'Abisiraheli uyaturire maze umbwire nonaha icyo wakoze ntumpishe. Akani asubiza Yosuwa ati ni ukuri nacumuye ku Uwiteka Imana y'Abisiraheli, uko nabigenje nuku nabonye mu miryango umwambaro mwiza wa Shinahi nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa Shinari na shekeli z'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeli 30. Ndabyifuza mperako ndabyenda bihisha mu gitaka biri mu ihema ryanjye hagati, n'ifeza iri munsi yabyo. Uwo mwanya Yosuwa yohereza intumwa zigenda ziruka zihina mu ihema, zisanga bihishwe mu ihema rye n'ifeza ziri munsi yabyo. Nuko babikuramo babizanira Yosuwa n'Abisiraheli bose babirambika imbere y'Uwiteka. Yosuwa n'Abisiraheli bose bafata Akani mwene Zera benda ifeza n'umwambaro n'umuhimba w'izahabu n'abana be, abahungu n'abakobwa, n'inka ze n'indogobe ze n'intama ze n'ihema rye n'ibyo yari afite byose, babijyana mu gikombe cyitwa Akori. Bagezeyo Yosuwa aravuga ati ni iki cyatumye utugwa nabi? Nawe Uwiteka arakugwa nabi uyu munsi. Abisirayeli bose bamutera amabuye n'urubyaro rwe barutera amabuye maze barabatwika. Birangiye bamurundaho ikirundo kinini cy'amabuye kiracyariho n'ubu. Nuko Uwiteka arigarura areka uburakari bwe bukaze, nuko izina ry'icyo gikombe Akori na bugingo n'ubu. Igice cya 8. Yosuwa yigira inama yo gutera Ayi. Uwiteka abwira Yosuwa ati ntutinye kandi ntukuke umutima, jyana ingabo zose uhaguruke utere kuri Ayi, umenye ko nshyize umwami waho n'abantu be n'umudugudu we n'igihugu cye mu maboko yawe. Uzagire Ayi n'umwami waho nk'uko wagize Yeriko n'umwami waho, kandi iminyago yaho n'inka zaho uzabyitwarire bibe iminyago yanyu, nuko muzace igico inyuma y'umudugudu. Maze Yosuwa ahagurukana n'ingabo ze zose ngo batere kuri Ayi. Yosuwa aherako atoranya abantu 3,000 b'intwari kandi b'imbaraga, abohereza nijoro. Arabategeka ati mucire igico hafi y'umudugudu inyuma yawo, ntimujye kure yawo cyane, ahubwo mube mwiteguye. Nanjye n'abantu turi kumwe tuzegera umudugudu, nuko nibatuzira nk'ubwa mbere tuzaherako tubahunge. Nabo ntibazabura kudukurikira, kuko tuzaba tubashutse bave mu mudugudu wabo batugeze kure yawo bagire ngo turabahunze nk'ubwa mbere. Natwe tuzakomeza guhunga imbere yabo. Namwe abari mu gico nimubona yuko bageze kure, muzabyuke mutere uwo mudugudu, kuko Uwiteka Imana yanyu izaba iwubagabije. Nuko nimugera muri uwo mudugudu muzawutwike mukurikije ijambo ry'Uwiteka, ngiryo itegeko mbahaye. Nuko Yosuwa abohereza aho bari bucire igico, bicara hagati y'i Beteli na Ayi iburengerazuba bwa Ayi. Ariko iryo joro Yosuwa arara mu bantu. Mu gitondo kare Yosuwa arazinduka ateranya abantu, azamukana n'abakuru b'Abisiraheli abarangaje imbere, bajya kuri Ayi. Ingabo zose zari kumwe nawe zirazamuka zegera uwo mudugudu, zigiraho ziwitegeye, zigandikaho ikasikasi yo kuri Ayi. Hariho igikombe hagati yaho na Ayi. Maze yohereza abantu inzovu 5,000, abategeka ko bacira igico hagati y'i Beteli na Ayi iburengerazuba bw'umudugudu. Uko niko baciye abantu mu nteko, ingabo zose zari ikasikazi y'umudugudu, kandi abaciye igico bari iburengerazuba bwaho. Iryo joro Yosuwa ajya muri icyo gikombe hagati. Nuko umwami wa Ayi abibonye, abo mu mudugudu bazinduka bihuta basanganira Abisiraheli bose bajyana n'umwami wabo kubarwaniriza abahetswe iruhande rw'ikibaya, ariko ntiyamenya ko hari abamuciriye igico inyuma y'umudugudu. Yosuwa n'Abisiraheli bose bihindura nk'abaneshejwe imbere yabo, bahungira mu nzira ijya mu butayu.
bateranya Ayi bose ngo bakurikire Yosuwa, nuko baramukurikira, ariko barashukwashukwa ngo bave mu mudugudu. Ntihagira umugabo usigara muri Ayi cyangwa i Beteli ataje kwirukana Abisiraheli, basiga umudugudu wuguruwe barabakurikira. Uwiteka abwira Yosuwa ati, tunga kuri Ayi icumu ryawe, kuko ngiye kuyikugabiza. Yosuwa atunga kuri Ayi icumu yari afite mu ntoki, arambuye ukuboko kwe, abari mu gico babyuka aho bari birukanka binjira mu mudugudu barawutsinda, bahita bawutwika. Ayi bakebutse inyuma babona umwotsi w'umudugudu utumbagira hejuru, bituma bananirwa guhunga, babura epfo na ruguru. Abari bahungiye mu butayu barabahindukirana. Yosuwa n'Abisiraheli bose babonye ko abari baciye igico batsinze umudugudu, kandi ko umwotsi wawo utumbagira, bagaruka bica Ayi umugenda. Abari bateye umudugudu bawuvamo, bakubira Ayi hagati, babaturuka hirya no hino barabica, ntihagira n'umwe ucika ku icumu. Umwami wa Ayi bamufata mpiri, bamuzanira Yosuwa. Nuko Abisirayeli barangije kwicira Ayi ku misozi no mu butayu aho babakurikiye, bamaze kubicisha inkota bose kugeza aho bashiriye, Abisirayeli bose bagaruka kuri Ayi baharimbuza inkota. Nuko abantu ba Ayi bapfuye uwo munsi, abagabo n'abagore bari inzovu 2,000. Yosuwa ntiyagarura ukuboko yatungishije icumu kugeza ubwo yamaze kurimbura Ayi bose, keretse inka n'iminyago by'uwo mudugudu. Abisirayeli babyijyaniraho iminyago nk'uko Uwiteka yasezeranije Yosuwa. Nuko Yosuwa atwika Ayi, ayihindura ibirundo by'amatongo na bugingo n'ubu. Umwami wa Ayi we amumanika ku giti kugeza nimugoroba. Izuba rigiye kurenga, Yosuwa ategeka abantu ngo bamanure intumbi ye, bayijugunye imbere y'irembo ry'umudugudu, bayirundaho amabuye, bayagira ikirundo kinini, kiracyariho na bugingo n'ubu. Yosuwa yubaka igicaniro, yandika amategeko ku mabuye. Birangiye, Yosuwa yubakira Uwiteka Imana y'Abisiraheli igicaniro cy'amabuye ku musozi witwa Ebali, nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yategetse Abisiraheli, kandi uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose. Igicaniro cy'amabuye mazima atigeze gukozwaho icyuma n'umuntu n'umwe, bagitambiraho Uwiteka ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Maze yandikira imbere y'Abisiraheli ku mabuye y'igicaniro amategeko ya Mose, nk'uko Mose yari yarayanditse. Abisiraheli bose n'abakuru babo n'abatware babo n'abacamanza babo bahagarara hirya no hino y'isanduku imbere y'Abalewi n'abatambyi bahekaga isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, si imbyaro zabo gusa, ahubwo n'abanyamahanga. Igice cyabo cyari gihagaze ahagana ku musozi Gerizimu, ikindi gice ahagana ku musozi Ebali, nk'uko Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse ubwa mbere gusabira Abisiraheli umugisha. Hanyuma asoma amagambo y'amategeko yose, imigisha n'imivumo, nk'uko byari byanditswe byose mu gitabo cy'amategeko. Nta jambo na rimwe mu yo Mose yategetse yose Yosuwa atasomeye imbere y'iteraniro ry'Abisiraheli, harimo abagore n'abana n'abanyamahanga bagendanaga nabo. Igice cya 9, titire yaho iravuga ngo Abagibiyoni bigira inama yo kwikiza barahanwa. Nuko abami bose bo hakuno ya Yorodani, bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana i Lebanoni, Abaheti n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi babyumvise bateranira hamwe, bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'Abisiraheli. Ariko Abagibiyoni bumvise ibyo Yosuwa yakoze i Yeriko no kuri Ayi, bahimba ubwenge, baragenda bihindura intumwa, bajyana amasaho ashaje ku ndogobe zabo n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye, bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indomo n'imyenda ishaje y'ubushwambagara, kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwengeye iguye ruhumbu.
barahaguruka basanga Yosuwa n'Abisirayeli mu ngando y'i Gilugali, barababwira bati, turaturuka mu gihugu cya kure, nuko mudusezeranye isezerano. Nuko Abisirayeli basubiza Abahivi bati, hari muri abaturanyi bacu, none twabasha dute gusezerana namwe? Babwira Yosuwa bati, turi abagaragu bawe. Yosuwa arababaza ati, muri bwoko ki? Muturuka he? Baramusubiza bati, twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twazanywe ino n'izina ry'Uwiteka Imana yawe, ko twumvise kwamamara kwayo n'ibyo yakoze muri Egiputa byose, n'ibyo yakoreye abami babiri b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni umwami w'i Heshiboni na Ogi umwami w'i Bashani wari muri Ashitaroti. Nuko abakuru bacu n'abari mu gihugu cyacu bose baratubwira bati, nimujyane impamba y'urugendo mujye kubasanganira, mubabwire muti, turi abagaragu banyu, none mudusezeranye isezerano, kandi iyi mitsima yacu twayihambiriye mu mazu y'iwacu igishyushye umunsi duhaguruka tukaza kubareba, none yaragwengeye iguye uruhumbu, kandi n'izi mvumba twazujuje vino zikiri nshya, none dore ziratobaguritse, imyambaro n'inkweto bidusaziyeho kubw'urugendo rurerure cyane. Abisirayeli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabishobanuje Uwiteka. Nuko Yosuwa asezerana nabo isezerano ry'amahoro no kutazabica, n'abatware b'iteraniro barabarahira. Nuko iminsi 3 ishize bamaze gusezerana nabo, bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati yabo. Abisirayeli baragenda bagera mu midugudu yabo ku munsi wa 3. Imidugudu yabo yari i Gibeyoni n'i Kefira n'i Beroti n'i Kiriyatiyeyarimu. Abisirayeli ntibabica kuko abatware b'iteraniro bari barabarahiye Uwiteka Imana y'Abisirayeli. Iteraniro ryose ryitotombera abatware. Ariko abatware bose babwira iteraniro bati, twabarahiye Uwiteka Imana y'Abisirayeli, ntitwabasha kubakura, ahubwo tubagire dutya, tubasige ari bazima, kugira ngo uburakari butatubaho ku bwa ya ndahiro twabarahiye. Abatware barababwira bati, nimubareke ari bazima, mubagire abashenyi n'abavomyi b'iteraniro ryose nk'uko twababwiye. Nuko Yosuwa arabahamagaza arababaza ati, niki cyatumye muturyarya mukavuga yuko muri kure yacu cyane kandi duturanye? Nuko rero muravumwe, ntabwo muzabura kuba abaretwa n'abashenyi n'abavomyi b'inzu y'Imana yanjye. Basubiza Yosuwa bati, erega abagaragu bawe twabwiwe neza yuko Uwiteka Imana yawe yategetse Mose umugaragu wayo kubaha igihugu cyose no kubirimbura bene igihugu ngo bashire imbere yanyu. Nicyo cyatumye tubatinya cyane kubw'amagara yacu tugakora dutyo. None dore turi mu maboko yawe, icyo ushima ko ari cyiza kigutunganiye aba ari cyo udukorera. Nuko abagirira atyo, abakiza amaboko y'Abisirayeli, ntibabica. Yosuwa abagira abashenyi n'abavomyi b'iteraniro n'ab'igicaniro cy'Uwiteka aho azatoranya hose. Niko bagikora na bugingo n'ubu. Igice cya 10. Titire yaho iravuga ngo barwanya abandi bami 5 ngo bo baterwa n'urubura. Ubwo Adonisedeki umwami w'i Yerusalemu yumvise uko Yosuwa yatsinze Ayi akaharimbura rwose, kandi uko yagize kuri Ayi n'umwami waho nk'uko yagize i Yeriko n'umwami waho, kandi uko Abagibeyoni basezeranye amahoro n'Abisirayeli bakabana nabo, ahera ko aratinya cyane, kuko i Gibeyoni hari umudugudu ukomeye cyane nk'uko indembo z'abami zimera, ndetse harutaga kuri Ayi, n'abagabo baho bose bari intwari. Nicyo cyatumye Adonisedeki umwami w'i Yerusalemu atuma kuri Hohamu umwami w'i Heburoni, no kuri Piramu umwami w'i Yaramuti, no kuri Yafiya umwami w'i Lakishi, no kuri Debira umwami wo kuri Egiloni, ati,
nimuzamuke munsange muntabare tuneshe abagibiyoni kuko basezeranye amahoro na Yosuwa n'Abisiraheli. Nuko abo bami batanu b'Abamori, umwami w'i Yerusalemu n'uw'i Heburoni n'uw'i Yaramuti n'uw'i Lakishi n'uwo kuri Eguloni bateranira hamwe, barazamuka bo n'ingabo zabo zose bagandikira i Gibeyoni barahagerereza. Nuko abagibiyoni batuma kuri Yosuwa mu ngerero z'i Gilugali bati, ntuhemukire abagaragu bawe, uzamuke n'ingoga uze utuvune uturengere, kuko abami bose b'Abamori bo ku misozi miremire bateraniye hamwe kudutera. Nuko Yosuwa ahagurukana n'ingabo zose n'ab'intwari bakomeye bose bava i Gilugali. Uwiteka abwira Yosuwa ati, ntubatinye kuko mbakugabije, nta muntu wo muri bo uzaguhagarara imbere. Maze Yosuwa abatungukiraho vuba kuko yaje ijoro ryose avuye i Gilugali. Uwiteka batataniriza imbere y'Abisiraheli, babicira i Gibeyoni, barabatikiza, babirukanira mu nzira izamuka ijya i Betihoroni, barahanesha babageza kuri Azeka n'i Makeda. Nuko bagihunga Abisiraheli bamanukira i Betihoroni, Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru, agenda abahondagura barinda bagera kuri Azeka. Nuko barapfa, abishwe n'urubura barutaga ab'Abisiraheli bicishije inkota. Izuba rihagarara umunsi wose ntiryarenga. Umunsi Uwiteka yagabijeho Abisiraheli Abamori, Yosuwa abwirira Uwiteka imbere y'Abisiraheli ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaloni. Izuba riherako rirahagarara n'ukwezi kugumaho kuri, bigeze aho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Mbese icyo nticyanditswe mu gitabo cya Yashari? Izuba riguma mu ijuru hagati, ritinda kurenga, rimara nk'umunsi wose, kandi nta munsi wawuhanye n'uwo mu yawubanjirije cyangwa mu yawukurikiye, ubwo Uwiteka yumvaga umuntu, kuko Uwiteka ari we warwaniye Abisiraheli. Yosuwa aherako atabarukana n'Abisiraheli bose mu ngerero z'i Gilugali. Abo bami batanu barahunga, bihisha mu buvumo bw'i Makeba. Babwira Yosuwa bati, twabonye abo bami batanu bihisha mu buvumo bw'i Makeba. Nuko Yosuwa aravuga ati, muhirike amabuye manini muyashyire ku muryango w'ubuvumo, mushyireho n'abo kubarinda. Ati, ariko ntimuhatinde, mukurikire ababisha banyu mubakubite, muhere kuba inyuma, ntimubakundire kwinjira mu midugudu yabo, kuko Uwiteka Imana yanyu ibabagabije. Yosuwa n'Abisiraheli bamaze kubatikiza kugeza aho bashiriye, abasigaye muri bo binjira mu midugudu igoswe n'inkike z'amabuye. Abo bantu bose baherako bagaruka amahoro kuri Yosuwa mu ngando z'i Makeba. Nta muntu n'umwe watinyutse gutuka uwo mu Bisiraheli. Nuko Yosuwa aherako aravuga ati, nimusibure umuryango w'ubuvumo, mukuremo abo bami batanu mubanzanire. Bakora uko bategetswe, basohora abo bami batanu, barabamuzanira babakuye muri bwa buvumo. Umwami w'i Yerusalemu n'umwami w'i Heburoni n'umwami w'i Yaramuti n'umwami w'i Lakishi n'umwami wo muri Eguloni bamaze gukuramo abo bami, babashyira Yosuwa. Yosuwa ahamagaza abagabo b'Abisiraheli bose, abwira abatware b'ingabo bajyanye nawe ati, nimuze munyegere mukandagire ku majosi y'aba bami. Barabegera babakandagira ku majosi. Yosuwa arababwira ati, ntimutinye kandi ntimukuke umutima, mube intwari, kuko Uwiteka azagira atya ababisha banyu bose muzarwana. Maze Yosuwa akubita abo bami arabica, abamanika ku biti bitanu. Nuko baguma ku biti kugeza nimugoroba. Izuba rirenze, Yosuwa ategeka ko babamanura ku biti, babajugunya muri bwa buvumo bari bihishemo ku muryango wabwo
basibisha amabuye manini, birinda bigeza na bugingo n'ubu. Uwo munsi Yosuwa atsinda i Makeba, abicisha inkota n'umwami waho, abarimbura bose pe. Ntiyasigaza n'umwe mu bari bawurimo bose, kandi agira umwami w'i Makeba nk'uko yagize umwami w'i Yeriko. Bukeye Yosuwa n'Abisiraheli bose bava i Makeba, batera i Libuna baraharwanya. Uwiteka agabiza Abisiraheli uwo mudugudu nawo n'umwami wabo, babicisha inkota, ntiyasigaza n'umwe mu bari bawurimo bose, kandi agira umwami waho nk'uko yagize umwami w'i Yeriko. Bukeye Yosuwa n'Abisiraheli bose bava i Libuna, batera i Lakishi, bagandikayo baraharwanya. Uwiteka agabiza Abisiraheli Lakishi, bahatsinda ku munsi wa kabiri. Bicisha inkota bari bawurimo bose nk'uko bagenje iby'i Libuna byose. Maze Horamu umwami w'i Gezeri ahagurutswa no gutabara i Lakishi. Yosuwa amwicana n'abantu be bose, ntiyasigaza n'umwe. Bukeye Yosuwa n'Abisiraheli bose bava i Lakishi, batera kuri Eguloni, barahagerereza baraharwanya. Uwo munsi barahatsinda, bicisha inkota bari bahari bose, arabarimbura rwose nk'uko yagenje iby'i Lakishi byose. Bukeye Yosuwa azamukana n'Abisiraheli bose bava kuri Eguloni, batera i Heburoni, baraharwanya, barahatsinda, bicisha inkota umwami waho n'imidugudu yaho yose n'abari bayirimo bose, ntiyasigaza n'umwe muri bo nk'uko yagenje ibyo kuri Eguloni byose, aharimburana n'abari bahari bose. Maze Yosuwa agarukana n'Abisiraheli bose, batera i Debira baraharwanya, barahatsinda, maze umwami waho n'imidugudu yaho babicisha inkota, barimbura abari bayirimo bose pe, ntihasigara n'umwe muri bo nk'uko yagize i Debira n'umwami waho, nk'uko yagize i Heburoni, kandi nk'uko yagize i Libuna n'umwami waho. Uko niko Yosuwa yateye igihugu cyose cy'imisozi miremire n'icy'ikusi n'icy'ikibaya n'icy'imirenge y'imisozi n'abami babyo, ntiyasigaza n'umwe. Arimbura abahumeka bose pe, nk'uko Uwiteka Imana y'Abisiraheli yategetse. Yosuwa arabica uhereye i Kadeshi i Baruneya, ukageza n'i Gaza n'igihugu cyose cy'i Gosheni, kugeza n'i Gibeyoni. Nuko abo bami bose n'ibihugu byabo Yosuwa abaneshereza icyarimwe, kuko Uwiteka Imana y'Abisiraheli yabarwaniye. Nuko Yosuwa atabarukana n'Abisiraheli bose, basubira mu ngerero z'i Gilugali. Imana yacu rero ibaha umugisha, kandi Imana ibishimire. Tuzakomeza n'umunsi w'ejo dutangira igice cya 11 cyo muri Yosuwa.